twongeye kugusuhuza aho uri hose uduteze amatwi, tukwifuriza ibihe byiza, twifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda usanga kuri ino channel, by'umwihariko gahunda y'inkuru ndende twise Urujeni. Tukaba tugeze kuri episode yacu ya 6, aho ibita amasiko menshi uraza gusobanukirwa. Icyo tugusaba gusa no kutajya kure, tukibutsa gukora like, subscribe, comment ndetse na share. Inkuru yacu irakomeza mu kanya na episode yacu ya 6. Derukana ubwo Marize yagiraga inama Urujeni, amubwira ati uzareba imbuto nziza z'intoranywa ujye ku muhanda, nta kabuza wa musore wagufashije agatuma mama wawe akira ndetse ukaba warikenuye azahanyura kubone maze umushimire, aba ari cyo gihembo muha, dore ko nta kindi wamuhereza mu bushobozi bwawe. Ese byaje kugenda gute? Turabikurikira muri episode yacu ya 6. Dutangiranye episode yacu muri hoteli, aho Idris yari yaraye, yiteguraga gusubira iwabo, azinga ibye abishyira ku murongo. Ako kanya Shade yahingutse aho yambaye utwenda tugufiya cyane, afite isoni nyinshi kubera ibyo yari yarayakoze. Idris ahindukiye arikanga cyane, maze aravuga ati what? Niki kikuzanye hano none? Shade n'isoni nyinshi zivanze n'ubwoba yaramusubije ati please, I'm so sorry. Nashaka gusaba imbabazi mbere y'uko ugenda. Umbabarire uko nitwaye kose, nanjye sinjye, ni urukundo. Idris, naragukunze gusa. Shade yashatse kuza amusanga, Idris arambura ikiganza amubuza kumwegera, maze aramubwira ati no, winkoraho, winkoraho, uri umukobwa mubi, uri ushatse kundeshya ngo ndoye mu cyaha witwaje akazi kawe, wanyibeshyeho. Idris yahise akurura ivarisi arasohoka. Shade abura uko abigenza, yidunda ku buriri ndetse yipfuka mu maso atangira kurira. Tugarutse mu cyaro cya Nyamagana, Urujeni yageze ku muhanda, atora agataro yari yikoreye, yicara impande y'umuhanda. Yabonaga imodoka yose agahaguruka, zikamucaho nta n'umurebye muri humye. Mu gihe yari yarambiwe, hari umusore umwe wari uvuye kubaka, yamuciyeho arahagarara, aramwitegereza maze aramubwira ati ese uri gucuruza ngo umevuka njye kurenza ku biryora? Urujeni yaramusubije ati oya ntabwo ndi gucuruza. Wa musore yaramusubije ati none se kuri ku muhanda uramara iki n'izo mbuto? Ubona imodoka yose ugahaguruka, agize ngo uri gucuruza? Urujeni yaramusubije ati hari umuntu arinzaniye izi mbuto ngo mushimire ko yangiriye neza. Wa musore yaramwegereye maze aramubaza ati mufitanye gahunda se? Urujeni nawe ati oya naje hano ngo ndebe ko wenda yakongera kuhanyura, yambona agahagarara nkazimu, derukana yari ari mu modoka agiye. Wa musore yahise aseka cyane ati bose bategereza umuntu mudafitanye gahunda koko? Ahubwo se ako gapapuro mbona ufite mu gituza nakiki? Urujeni yongeye kukitegereza maze aramubwira ati nako yampaye, naje nkazanye ngo wenda nambona amenye ko ari njyewe.
wa musore yongeye guseka cyane maze aramubwira ati zana turebe ibyanditseho, wasanga wenda ntawamenya. Maze aramubwira ati yo banza utazi gusoma kabisa, dore hano hariho nimero ze za telefone, niba nta gahunda yo guhurira hano mufitanye itahiri ntabwo wamubona pe, kugira inama nk'umuntu mukuru. Urujeni ntabwo yabyumvishe, ahubwo yahise amusubiza ati ngo nimero za telefone. Wa musore yongeye kumubwira ati nagize ngo uri gucuruza izo mbuto ngo nigurire, none ndabona ntazi ibyawe, reka nigendere. Tugaruke kwa Idris. Yageze iwe mu rugo atwaye imodoka ye nziza, amaze guparika avamo yakirwa n'umusore w'umukozi we witwa Gasore, amwakira ibyo yarazanye, ibikapu ndetse n'ibindi. Idris akomeza mu nzu, akigera muri salo yidunda mu ntebe, atangira gutekereza. Mu ntekerezo ze higanjemo umunsi abona Urujeni. Yatangiye kubura amahoro, arahaguruka atangira kuzenguruka muri salo, asuka akarahuri ka wayini aragotomera. Tugaruke kwa Kitiya. Shadia yari yagarutse atakirwambaye, atangira kumubwira uko byari bimeze mu rugendo rwe na Idris. Bari bicaye muri salo biteretse fanta. Kitiya yakomeje kumubaza cyane ati bite se kutanywa kuri fanta ngo umbwire uko byari bimeze Shadi, akazi byagenze gute, bya bindi wambwiraga byaje kurongera gute? Nizere ko umeze neza nk'uko wabitubwiraga. Shadia nawe yamusubiza aseka ati shawe Keti, ntawe upfa adasebye pe, nanjye narasebye, ahubwo se wampinduriye, iyi fanta iratuma ntibagirwa ibyabaye. Keti yongeye kwikanga maze aramubaza oya se kandi gusa nawe waseba nk'umuntu nemera n'ukuntu nkuzi. Shadia yongeye kumubwira ati shabyihorere Keti, nabonye abasore mbura n'abandi, nderukana nkubwira ko ngiye gukora ibishoboka byose nkigarura Idris, ariko yanshwihurije nabi ndaseba, anshishamo ijisho nyine ku buryo byageze no ku bayobozi bacu. Keti yongeye kumirwa maze aramubwira ati yewe ihanganisha, ariko nagenda uriya musore ni mwiza, twabonye amafoto yanyu muri Nyungwe twese turemera. Shadia yongeye kwitsa umutima maze aramubwira ati wahora n'iki bakubwira ko yagiye atampaye aderesi bikarenga akazi, agakobwa k'akanyacyaro kabona imodoka kakiruka. Shadia niwo mwanya yabonye wo kumbwira uko byagenze maze aramubwira ati Keti, ntabwo nabona aho mbihera. Ubwo twari mu nzira tujya muri Nyungwe, hari agakobwa kambutse umuhanda kabonye imodoka twarimo, gatura agataro hasi karataruka ngo imodoka itakagonga, imbuto zako zinyanyagera mu muhanda. Idris akabonye akagirira impuhwe maze agaha aderese ze ndetse n'amafaranga. Keti yahise atuza umutima maze aravuga ati
wa musore banza ari umwana mwiza koko. Shade yarisamiye hejuru maze aravuga ati bivugwa se, ariko ntacyo, byange bikunde nzamugeraho, nzakora uko nshoboye kose ariko nzongere mubone. Turakurarikira kutazacikwa na episode ya 7 y'ino nkuru twise Urujeni, twibutsa gukora like, share, comment kugira ngo usangize inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe iyi nkuru nziza, ndetse kora subscribe izajya ikugeraho mu wa mbere. Nawe utaha.